Okay, yes right, hello, check. Ibi byiza cyane kandi rwose none amuri Imana kuri munongeye kunda kandi rwose ko ibiganiro byacu hano kuri Gakuru Oneya giye gusuza kandi kwikiriza twa teacher kuri nk'ibisanzwe mbari kumwe na mugenzi wanjye Sifa Gatwa the class kugenda banatwe mu buryo gusorana ibibazo ndetse n'ibisubizo byagiye bikorwa umunsi ku wundi. Hanyuma rero ngushimira cyane rwose yuko wakoze subscribe kwa umuryango mugore abakunzi bacu ariko nawe utarayikora rwose no mwanya uze kugira ngo ikore tuzacuka n'ibiganiro byacu bya buri munsi bisanzwe kandi bikurikira. Umwari kwacu rero nuko dukosora tunasobanura kuva ku kibazo cya mbere kugera ku kibazo cya nyuma. Nyamuneka abana natwe rwose kandi ntucikwe. Niba ari aho bakubajije icyapa ndakikwereka nkigusobanurire, niba ari bakubajije imirongo ndari kugusobanurira, abaho kubaza ku matara ngusobanurira neza cyane kubera ko twebwe apana kugira ngo tuze tukubwire ngo igisubizo ngo ni A ngo twagiye ngo n'igikurikiye cyangwa se ngo igisubizo ngo ni B ngo twagiye n'igikurikiye udasobanukiwe umuntu akakubindikiranya. Ibyo rwose twaje kubishyira iherezo ngira ngo abasanzwe mudukurikira ibyo mubizi neza cyane. Itangazo ry'utirwa rero wowe muntu wifuza ko dorushyira ugateyo abiriyo provisor cyangwa se dorushyira rwa burundu ariyo permis biroroshye cyane. Icyo kivuzo ntugisengere ko wagezeho bikemukira, twandikira kuri WhatsApp yacu cyangwa se uyiduhamagareho. Ngira ngo kubona nimero twayikwandikiye hejuru mu ibara ry'ubururu ni 0791824670. Birashoboka ko uri bwumve twigisha neza cyane ko vuga utabona bangishije nafata kandi byakunda rwose natsinda. Ushobora kutuganuka dusanga aho dukorera unyuze kuri iyo nimero yacu twakurangira, cyangwa se birashoboka ko waba wifuza ko tuguha application nza cyane ibafasha kwiga na application nza birimo ibyapa birimo ibyapa byose irimo ibibazo ndetse n'ibisubizo bigera kuri 400, ikabamo imirongo yose, ikabamo amatara yose kandi ibyo bibazo n'ibisubizo birabigendana, ikabamo rwose ibigendanye n'uburemere ku matoni by'uno muvuga ngo kutonga amatoni yaratunaniye ngo ibintu muvuga ngo imitambiko ngo byaratunaniye byose muri application birimo. Twewe twandikira cyangwa duhamagara kuri iyo nimero tubashe kubigufashamo neza cyane. Ku bantu mwize neza mukavuga uti nago twiguye mu buryo koresha mudasobwa nawe turabigufashamo rwose, tubagura mu buryo koresha mudasobwa ibintu bikagenda neza cyane rwose kandi neza cyane. Si ibyo rero twise cyane andi matangazo aragenda ziramo hagati gusa abantu mwifuza ko tubaho namwe ibizamini turabiha bikagenda neza cyane rwose ku buryo gutsinda biba bibegereye. Reka rero twihuse mbamenyesha ko twe dutangira n'icyapa kimwe tukagisobanura tugahita dukomeza n'ibibazo ndetse n'ibisubizo byagiye bikorwa umunsi ku wundi. Icyapa cyacu cy'umunsi ni ikihe? Sifa Gatwa the classic reka dufashe. Okay, alright. Icyapa cyacu cy'umunsi cyamaze kugera kwenyekera amashusho yawe. Icyapa kiravuga iki cyangwa gishatse gusobanura iki? Nkuko ubibona ubundi iki ni kimwe mu bwoko bw'ibyapa twita ibyapa byo gutambuka mbere. Noneho rero iki twita kimwe mu bwoko bw'ibyapa byo gutambuka mbere ubona ko gifitemo ibirango bibiri. Nuvuga ngo nibitegereza ibi birango birimo hano dufitemo ikirango cy'ibara ry'umukara twajyana n'ikirango cy'ibara ry'umutuku. Tuno dufresh tubiri muri kureba, kamwe karareba hasi kandi kakareba hejuru. Ubu rero nuvuga ngo iki cyapa akenshi usanga kikunze kugira agaciro ku muhanda ariko budafite ubugari budahagije ku buryo ibinyabiziga biba byabasha kubisikana mu buryo bwiza bworoshye kandi bwihuse. Niyo mpamvu rero cyitwa kimwe mu byapa byo gutambuka mbere. Icyapa rero kiravuga ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse aho ujya. Nuvuga ngo ibinyabiziga biri mu ibara ritukura biri iburyo muri kubibona, ibi nyine bigena kuko kutubisikanira iburyo, bino biragena ko kubisikanira iburyo bidakunda. Ahubwo icyo uzakora ni iki, uzaba uhagaze gatoya kugira ngo ibinyabiziga biri mu ibara ry'umukara bibanze bitambuke. Niyo mpamvu rero icyapa kivuga ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse aho ujya. Bino binyabiziga biri umukara nibyo bizatambuka mbere ko nyine biri guturuka aho ujya. Turuzira ko icyapa tugisobanura neza rwose kandi kigaragaye nta gutinda twihuse cyane. Reka dusabe Sifa Gatwa the classic none dushyira ikibazo cyacu cya mbere. Okay, alright. Ikibazo cya mbere kimaze kugera ku nyakira amashusho twihuse cyane cyo kiri kubaza ngo iki. Za autobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zishyirwaho amatara abiri amyasa asa n'icunga rihishije avuga ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira: A, rimwe rishyirwa imbere y'ikinyabiziga, B, amatara birashyirwa inyuma, C, amatara birashyirwa imbere, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo cya mbere. Za autobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zishyirwaho amatara abiri amyasa asa n'icunga rihishije avuga ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira: A, rimwe rishyirwa imbere y'ikinyabiziga, B, amatara birashyirwa inyuma, C, amatara birashyirwa imbere, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Kuri icyo kibazo rwose cyacu cya mbere wasubije neza nta gutinda twihuse cyane. Nta gutinda ku kibazo cya mbere dusubije twese nakomeshwa igisubizo ni A, rimwe rishyirwa imbere y'ikinyabiziga. Kuko urumva za autobus zagenewe gutwara abanyeshuri cyangwa se zino modoka zitwara abanyeshuri ubundi mu mategeko y'umuhanda zigomba gushyirwaho amatara abiri agenda amyasa, kwa kamyasa no kwa karizima rya karizima. Ayo matara rero abara amatara abiri, rimwe rishyirwa imbere irindi rigashyirwa inyuma. Iyo utwaye ikinyabiziga ukayabona uzahita umenya ko icyo kinyabiziga ugomba kugenda ukitondeye ko bura kira kinyabiziga cyahagararaho kigeze hose nubwo habatemewe pfa ku umwana gusa agiye kuvamo cyangwa agiye kujyamo kiba cyahagarara.
niyo mpamvu rero kizashyirwaho amatara biramyasa. Urumva rero ko nabakwiye ngo rimwe rishyirwa imbere y'ikinyabiziga, ugomba guhita wumva ko irindi risigaye rishyirwa hehe inyuma y'ikinyabiziga. Ese iki kibazo uragikoze cyangwa kirakunaniye? Twandikira hasi muri comment tubwire ko bimeze, ariko kandi nizere ko mukibonye kandi mugifashe ndetse kitazanabatsinda, kandi cyari cyoroshye cyane gutera icumu mu ifu. Nta gutendera, reka dusabe sifa gatoya de class gakira ikibazo cyacu cya kabiri. Okay, alright. Cyose cya kabiri kimaze kugera ku amashusho yawe, nkibitse ko ingi ukomeje gukurikira ari Gakuru Onea, ngiye ukwikiriza rwose nitwa Teacher Gakuru nk'ibisanzwe. Hanyuma wowe muno ko subscribe rwose banumuje rw'umugisha kandi gwazuburame, nawe utarayikora n'umwanya mwiza kugira ngo uyikore utazajya ucika ibiganiro byacu bya buri munsi bisanzwe kandi bikurikira. Turi ku cyose cya kabiri kibaza ngo iki: ku binyabiziga bifite imipira irambuka cyangwa itarambuka kandi inziga z'ibiziga zikaba zidahagwa zifite umubyimba uri hasi ya santimetero enye, umuvuduko ntarengwa ni a kilometero 25 mu isaha, b kilometero 50 mu isaha, c kilometero 10 mu isaha, d cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku cyose cya kabiri twihuta cyane. Ku binyabiziga bifite imipira irambuka cyangwa itarambuka kandi inziga z'ibiziga zikaba zidahagwa zifite umubyimba uri hasi ya santimetero enye, umuvuduko ntarengwa ni a kilometero 25 mu isaha, b kilometero 50 mu isaha, c kilometero 10 mu isaha, d cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku cyose cya kabiri nta gutinda rwose, wasubije gane nta gutinda twese cyane. Nta gutinda dusubije twihuse ku kibazo cya kabiri. Ndakumenyesha ko igisubizo ni a ni kilometero 25 mu isaha. Mwe riko cokosora tunasobanura, ndakumenyesha ko ubundi yo tuvuze ikinyabiziga gifite imipira irambuka cyangwa itarambuka, ubwo iyi mipira bashatse kuvuga ni amapine, ariko mu mvugo ijimije y'ikinyarwanda by'umwihariko amategeko y'umuhanda bazakoresha ijambo ngo imipira. Icyo gihe uzahite wumva ko bashatse kuvuga iki, amapine. Noneho iyo bavuze imipira irambuka cyangwa itarambuka, ubwo cyose bakavuga inziga zihagwa cyangwa zidahagwa, ubwo nukuba yabifite noneho za nziga zigize gute zaba zihagwa cyangwa se zidahagwa. Rimwe na rimwe uzasanga hari ibinyabiziga bigira inziga zidahagwa, by'umwihariko nk'ibinyabiziga bihinga bikora imihanda nka biriya, ngira ngo mujya mubona hari nibiya bigendera ku mashene. Urumva izo nziga z'ibiziga ziba zigize nyine ibyo binyabiziga ntabwo ziba zihagwa. Kandi none kuvuga ngo zifite umubyimba uri hasi santimetero enye, birumvikana ko uriya mubyimba cyangwa se niba ari icyuma ntabwo kizakenera santimetero nyinshi, zizaba ziri hasi. Rero by'umwihariko usanga ziri munsi ya santimetero enye. Rero biriya binyabiziga bigenda umuvuduko utarenga kilometero 25 mu isaha. Ku mategeko y'umuhanda ikinyabiziga kidasanzwe cyose kiba kigendera ku muvuduko utarenga kilometero 25 mu isaha. Ndizera ko ikibazo cya kabiri rwose cyumvikanye neza rwose. Niba cyari cyoroshye cyangwa gutera icumu mu ifa, aho simbizi wenda nawe ubwo mubirebe. Nta gutinda twisa cyane, reka dusabe sifa gatoya de classic dushiraho ikibazo cyacu cya gatatu. Okay, alright. Cyose cya gatatu kimaze kugera ku amashusho, nkibitse ko umuntu ufite ikizamini mu buryo bwihutirwa, turagugura mu buryo bwo gukoresha mudasobwa rwose. Twagwe ibizamini ku buryo ujya kujya ku kizamini warihuguye neza rwose, uvuga uti ibizamini bikorwa gutya, bikorwa ku mashini gutya, nta gutsindwa. Ariko ubundi ujya kujya mu kizamini utarihuguye, ubundi gute uba wumva uzabitsinda gute? Ni handi uzasanga ukoze 2 3 4 waravuga ngo biroroshye, ngo provisoire iroroha ayinya. Katwigire ku cyose cya gatatu rero, nta gutinda twise cyane. Cyose cya gatatu cyo kirabaza ngo iki: icyapa kiranga ahari ivuriro gifite ibimenyetso by'amabara akurikira: a umweru, b umutuku, c umukara, d cyangwa n'umuhondo. Turi ku cyose cya gatatu. Icyapa kiranga ahari ivuriro gifite ibimenyetso by'amabara akurikira: a umweru, b umutuku, c umukara, d cyangwa n'umuhondo. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya gatatu wasubije gane nta gutinda twese cyane. Nta gutinda ku cyose cya gatatu dusubije twihuse, ndakumenyesha ko igisubizo ni b ni umutuku. Nukuvuga ngo ngira ngo uri kubona icyapa misimwe kano ku ruhande gatoya, ikiri kimwe bwoko bw'ibyapa ubundi by'inyongera, kiro kigaragaza ahari ivuriro. Hari ukuntu ubundi usanga abantu bazi ngo ivuriro n'ibitaro ni ibintu bimwe. Oya, ivuriro ni ibintu mwita ama dispensaire cyangwa se ahangaha nyine mujye kwivuriza hano hatoya. Hatoya aryo bizitwa gutera ahatoya. Clinique aya ndashaka mu Kinyarwanda. Ibigo nderabuzima. Oya, ikigo nderabuzima haryo ubwo ni ryo vuriro ra. Ariko nibyo. None oya, ibitaro ariko nibyo. Ikigo nderabuzima ni ivuriro, ni ku ivuriro. None rero kwa muganga hano ku bitaro niho hitwa ibitaro bikuru. Ibitaro bikuru bya Kibuye, ibitaro bikuru bya Nyarugenge, bya Muhima. Hariya ntago baba ari ku ivuriro. Nicyo kabisa, nicyo uvuga ngo rero kino cyapa nicyo bakubazaga ngo icyapa kiranga hari ivuriro ni kino cyo kirimo red cross nyine kirimo no musaraba utukura, nicyo kiranga hari ivuriro. Ariko ikiranga hari ibitaro cyo kibari kirimo inyuguti ya hash ari mpande enye kandi gifite ubuso bw'ibara ry'ubururu. Iyo hash yanditse mu kirango cy'ibara ry'umweru. Ndizera ko tugisobanura neza rwose kandi cyari cyoroshye cyane gutera icumu mu ifu. Nta gutinda twese cyane, reka dusabe sifa gatoya de classic cyo n'ikibazo cyacu cya kane.
Okay, alright. Ikibazo cya kane rwose nayo kimaze kugera ku nyakiramashusho twese cyane cyo kiri kubaza ngo iki. Icyapa kivuga ko inzira idakomeza uhereye mu ntangiriro y'aho gishinze kirangwa n'amabara akurikira: A, umweru n'umukara; B, icyatsi kibisi n'umweru; C, umweru n'umutuku; D, cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku bantu twarebanye ikizamini cyakozwe ku munsi w'ejo, ndumva kino cyapa aricyo twarebye mu cyapa cy'umunsi. Abantu rero mwakirebye, iki rwose nizere ko mutari bukice. Turi ku kibazo cya kane. Icyapa kivuga ko inzira idakomeza uhereye mu ntangiriro y'aho gishinze kirangwa n'amabara akurikira: A, umweru n'umukara; B, icyatsi kibisi n'umweru; C, umweru n'umutuku; D, cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo cya kane rwose wasubijwe neza, nta gutinda twese cyane. Dusubije twese ku kibazo cya kabiri. Ndakumenyesha ko igisubizo ni C, n'umweru n'umutuku. Ngira ngo uri kubona kibonaho mise nkikwereka kino cyapa. Iki cyapa ubona uko nabibijeje ko ningenda nkosora ikibazo cyapa babaza ndagenda nkibereka. Ngira ngo uri kubona ko gifite akayira gahagaze, sibyo? Aka gakoni gahagaze, karimo umweru. Iyi ni inzira bisanzwe, ariko imbere kano gatambitseho gatukura kari mu mutuku kakwereka yuko nyine imbere iyo nzira igize gute idakomeza. Niyo mpamvu ku kibazo cya kane igisubizo kibaye C. Twizere ko kigaragara kandi mu cyumvise rwose, ndetse icyapa mukibonye. Nta gutinda twese cyane, reka dusabe sifa gatoya de classic kadushyira n'ikibazo cyacu cya gatanu. Okay, alright. Ikibazo cya gatanu kimaze kugera ku nyakiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Ibati riranga inomero z'ikinyabiziga rishyirwa inyuma ni: A, umweru; B, umuhondo; C, umutuku; D, cyangwa n'umukara. Turi ku kibazo rwose cyacu cya gatanu. Ibati riranga inomero z'ikinyabiziga rishyirwa inyuma ni: A, umweru; B, umuhondo; C, umutuku; D, cyangwa n'umukara. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya gatanu wasubijwe neza, nta gutinda twese cyane. Nta gutinda ku kibazo cya gatanu dusubije twese. Ndakumenyesha ko igisubizo urabyumva gute. Igisubizo hano ni B, ni umuhondo. No kuvuga ngo iyo bavuze ngo ibati riranga inomero y'ikinyabiziga, ubundi ni plaque. Ibi mwita ngo plaque, ariko noneho bakubaza se ishyirwa inyuma ibifite ibati risa gute, riba ari umuhondo. Cyakora inyuguti ziba zanditse mu ibara ry'umukara, ariko kandi ukibuka yuko ubwo irishyirwa imbere ryo riba ari umweru, ariko kandi zose ziba zanditse mu nyuguti z'umukara. Ndizera ko ikibazo rwose cya gatanu mucyumvise neza. Uzitegereze ku binyabiziga uzabibona. Ibati rishyirwa inyuma y'ikinyabiziga burya, cyangwa se hari nyine plaque ishyirwa inyuma y'ikinyabiziga ibifite ibara ry'umuhondo, gusa inyuguti ziba zanditse mu mukara. Ntabwo bakubaje inyuguti, rero bakubazaga ibati rishyirwa inyuma ko riba risa n'umuhondo. Binamboneyeho ko nkumenyeshwa iry'imbere riba risa gute, riba ari umweru. Ndizera ko ikibazo cya gatanu kigaragara kandi cyumvikanye rwose twese cyane, nta gutinda. Reka dusabe sifa gatoya de classic adushyiraho n'ikibazo cyacu cya gatandatu. Okay, alright. Ikibazo cya gatandatu rwose nayo kimaze kugera ku nyakiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Iyo uduce tw'umurongo ucagaguye ari tugufi cyane kandi twegeranye, tuvuga ko: A, umurongo mugari wegereje; B, imirongo ibiri yera cyane yegereje; C, kubangikana ku binyabiziga byemewe; D, cyangwa n'umurongo ukomeza wegereje. Turi ku kibazo cya gatandatu. Iyo uduce tw'umurongo ucagaguye ari tugufi cyane kandi twegeranye, tuvuga ko: A, umurongo mugari wegereje; B, imirongo ibiri yera cyane yegereje; C, kubangikana ku binyabiziga byemewe; D, cyangwa umurongo ukomeza wegereje. Kuri icyo kibazo rwose cyacu cya gatandatu wasubijwe neza, nta gutinda twese cyane. Nta gutinda ku kibazo cya gatandatu dusubije twese. Ndakumenyesha ko igisubizo ni D, umurongo ukomeza uba wegereje. Umwihariko wacu wo gukosora tunasobanura mu mategeko y'umuhanda, ubundi ngira ngo musanzwe mubizi neza yuko ubundi iyo dufite umurongo udacagaguye, kuwurenga biba bibujijwe. Ntiwakatira ibumoso bwawe, ntiwahindukira yewe ntiwasubiraho uturutse, kurenga uwo murongo biba bibujijwe. Ariko nanone mu gihe dufite umurongo ucagaguye, uba nabwo ubujijwe kuwurenga. Cyakora kereka ugiye ukatira ibumoso bwawe, guhindukira, tuvuze guhindukira no gusubiraho uturutse, guhindura umuhanda se ujya mu kindi cyerekezo, by'umwihariko ibumoso, cyangwa se kunyuranaho. Ibyo nicyo twita kunyuranaho nyine, kudepansa. Ni wiza warunyunganiye, yego. Tunamushimira cyane wa undi uzajya bafasha bahugura mu buryo bwo kwimenyereza gutwara ibinyabiziga. Ngira ngo namwe abantu mwabonye za permis mukeneye kwigura buryo gutwara ibinyabiziga, muhawe ikaze rwose, tuzajya tubibafashamo. None kuri kino kibazo cyacu cya gatandatu, iyo dufite umurongo ucagaguye ariko none ari uduce duto twegeranye cyane, tuba tukumenyesha ko wegereje wa murongo ukomeza, andi urawubujijwe kuba wagira gute wawurenga. Niyo mpamvu rero kuri kino kibazo rwose cyacu cya gatandatu igisubizo cyabaye D. Twizere ko kigaragara rwose kandi cyumvikanye, nacyo tukibasoneye neza, ndetse cyari cyoroshye cyane gutera icumu mu ifu. Nta gutinda twese cyane, reka dusabe sifa gatoya de classic kadushyiraho n'ikibazo cyacu cya karindwi. Okay, alright. Ikibazo cya karindwi twise cyane nacyo kimaze kugera ku nyakiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki.
ubugari bwa rumoruki ntiburenza ubugari bw'ikinyabiziga kiyikurura iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira: a igare, b velomoteri, c ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande, d cyangwa nta gisubizo kirimo. turi ku kibazo cya karindwi. ubugari bwa rumoruki ntiburenza ubugari bw'ikinyabiziga kiyikurura iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira: a igare, b velomoteri, c ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande, d cyangwa nta gisubizo kirimo. kuri kino kibazo rwose cyacu cya karindwi wasubije gane nta gutinda twese cyane. nta gutinda ku kibazo cya karindwi dusubije twisenda kumenyeshwa igisubizo ni c, ni ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande. Burana uvuga ngo ubundi ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande ni izi moto nyine mubona bisanzwe, ariko kandi ni akantu bagenda bagacomekaho ku ruhande, ariko nubwo nkita akantu kiba ari ikintu, ako kantu rero bakagenda bagashyiraho irindi pine bakanashyiraho n'ahandi hantu umuntu yakwicara bisanzwe, mbega iba ari nka moto ifite amapine 3, abiri asanzwe n'andi abiri inyuma. Iyo rero ntabwo ikinyabiziga yaba iri gukurura ubundi kigomba kuyirusha ubugari, ujya kuko numva iyo pikipiki ubwayo ifite ubugari bunini, ntabwo rero n'ikindi kinyabiziga ikurura kiba cyemerewe kugera gute kuyirusha ubugari. Niyo mpamvu ku kibazo cya karindwi ikibazo cyabazaga ngo ubugari bwa rumoruki ntiburenza, mwibuke ko rumoruki ni ikinyabiziga gikururwa. ubugari bwa rumoruki rero ntiburenza ubugari bw'ikinyabiziga kiyikurura, niyo mpamvu bavuga kiyikurura mu gihe ikuruwe n'ikinyabiziga kimeze gute, ari iyo ngiyo ari ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande. Ikibazo cya karindwi twizere ko cyumvikanye rwose, nacyo cyari cyoroshye cyane ngo gutera icumu ifu nta gutinda twise cyane. Reka tusabe sifa gatoya de classe gatoya n'ikibazo cyacu cya 8. Okay, alright. Ikibazo cya 8 twise cyane kimaze kugera ku nyikina amashusho, nacyo kiri kubaza ngo iki: icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira: a ubuso n'umweru, b ikirango n'umutuku n'umukara, c ikirango n'umutuku n'umweru, d cyangwa nta gisubizo kirimo. turi ku kibazo cya 8 nkibutsa ko aho bakubaza icyapa nakwemereye ko ndagenda nkikwereka nuko giteye rwose. icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira: a ubuso n'umweru, b ikirango n'umutuku n'umukara, c ikirango n'umutuku n'umweru, d cyangwa nta gisubizo kirimo. ku kibazo cya 8 wasubije gane nta gutinda twise cyane. dusubije twise ku kibazo cya 8 ndakumenyesha ko igisubizo urabyumva gute. igisubizo hano ni C, ikirango n'umutuku n'umweru. Ugira ngo uri kubonaho mise nkwereka iki cyapa nk'uko uri kubibona ibirango birimo hano, uri kubona ko harimo umutuku ndetse n'umweru. Icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, kubera ko ibinyabiziga biturutse imbere biri mu ibara ritukura, ariko twebwe duturutse hano twe turi kuzamuka iburyo bwacu dufite ibara ry'umweru, niyo mpamvu tuzatambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, kuko ikimenyetso cyose kiri mu mabara atukura by'umwihariko mu mategeko y'umuhanda kiba kize gute, kiba kibuza. Niyo mpamvu ku cyose cya 8 isubizo kibaye C, twizere ko kigaragaye nacyo rwose kandi cyumvikanye, ndetse cyari cyoroshye no gutera icumu ifu nta gutinda twisa cyane. Reka dusabe sifa gatoya de classe gatoya ikibazo cyacu cya 9. Okay, alright. Cyose cyakende kimaze kugera ku nyikina amashusho nkubitse ko ngiye nitwa Teacher Gakuru nk'ibisanzwe mu mategeko y'umuhanda tugenda tubana mu biganiro byacu bya buri munsi bisanzwe kandi bikurikira. Uyakoze subscribe rwose ukaba uri mu muryango mugari bakunze bacu mu ijuru rw'umugisha kandi gwaza uburame, uhahe rwose uronke, ariko nawe utarayikora nawe se uhahe uronkera, ariko nawe utarayikora yikore vuba vuba, yikore vuba vuba wibitekerezaho, gutumbwira ngo ntago urayikora kandi turi ku kibazo cya 9 kibaza ngo iki: iyo itara ry'umuhondo rimyasa rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa hagana he: a kuri buri nzira, b hagati y'amasangano, c iburyo bw'amasangano, d cyangwa a na b ni ibisubizo by'ukuri. turi ku kibazo cya 9. iyo itara ry'umuhondo rimyasa rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa hagana he: a kuri buri nzira, b hagati y'amasangano, c iburyo bw'amasangano, d cyangwa a na b ni ibisubizo by'ukuri. ku kibazo cya 9 dusubije neza rwose nta gutinda twise cyane. nta gutinda ku kibazo cya 9 dusubije twise nakomeje ko igisubizo ni D, A na B ni ibisubizo by'ukuri ko mwere ko cokosora tunosobanura ubundi iyo tuvuze ngo itara ry'umuhondo rimyasa mu gihe cyose rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro. Amasangano rero y'amayira ahwanyije agaciro byumvikana ko naho imihanda ihurira, ariko aho hakaba ari mu muhanda munini by'umwihariko wa kaburimbo. Nibwo ubundi umuhanda wa kaburimbo hari mu masangano bisanzwe yasara nko muri rompwe uzabona, nibwo uza ari amayira tuyita ahwanyije agaciro ko yose bari imihanda myiza kandi minini. Iyo rero nicyo dushatse kubona no mu gihe dufite iryo tara rimwe turi bukenere kugeraho turishinga cyangwa tugeraho turitereka kugira ngo rigaragare byagenda gute. Mu gihe ari itara rimwe ryashyirwa hagati y'amasangano cyangwa se ari amatara arenze rimwe yashyirwa kuri buri nzira. Niyo mpamvu igisubizo hano cyabaye D, A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ese undi wakubanza kwibaza ngo iryo tara ry'umuhondo rimyasa rebe rishatse kuvuga iki? Ni rya tara ry'umuhondo rimyasa rigaragaza ahantu habi cyane ku nzira nyabagendwa abayobozi b'ibinyabiziga bagomba gutambuka bitondeye. Ibyo rero cyangwa muzanacunga no
no mu busanzwe amategeko y'umuhanda iyo dufite itara ry'umuhondo muri feruje dutambuka turushaho kwitonda, naryo rero aho hantu ryaba riri ikimenyetso cy'uko umuyobozi wese w'ikinyabiziga agomba kuhatambuka arushijeho kwitonda. Niyo mpamvu ku kibazo cya 9 rero igisubizo kibaye D. Twizere ko tugisobanuye neza rwose kandi cyumvikanye, ndetse nacyo cyari cyoroshye gutera icumu ifusera, simbizi nabyo muratubwira. Nta gutenda twese cyane rero, reka dusabe sifa gato ya The Classic katushyira n'ikibazo cyacu cya 10. Okay, alright. Ikibazo cya 10 rwose twise cyane nacyo kimaze kugera ku nyakira amashusho cyo kiri kubaza ngwiki. Ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe: A. Ibyapa biyobora n'ibitegeka. B. Ibyapa biburira n'ibitegeka. C. Ibyapa bibuza n'ibitegeka. D cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo rwose cyacu cya 10. Ku mihanda ibyapa bikurikira bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe: A. Ibyapa biyobora n'ibitegeka. B. Ibyapa biburira n'ibitegeka. C. Ibyapa bibuza n'ibitegeka. D cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo rwose cyacu cya 10 asubije gane nta gutinda twise cyane. Nta gutinda ku kibazo cya 10 ndakomenyeshwa igisubizo ni C, ni ibyapa bibuza n'ibitegeka. Mwere ko cokosoro tunasobanura, ngira ngo uri kubona ibyapa bibiri nese nkwereka hano ku ruhande, ubundi bino byapa bibiri ubona kimwe kirabuza ikindi kirategeka. Noneho rero uri kubona ko icyapa kibuza kiri mu ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango cy'umukara, ariko kikagira umuzenguruko utukura, ariko kigize gute kiri mu ishusho y'uruziga. Sasa iki cyapa gitegeka cyo kino nyine kirimo icyerekezo kireba imbere, ngira ngo kino uri kukibona kirimo cyo gifite ishusho y'uruziga, kikagira ubuso bw'ibara ry'ubururu, kikagira n'ikirango cy'ibara ry'umweru. Iki cyapa rero cyo nacyo urabona ko nubwo gitegeka ndetse gifite umuzenguruko w'ubururu, ariko kandi nacyo urabona ko kiri mu ishusho y'ikiruziga. Bino byapa rero byombi urabona ko bigaragazwa ku buryo bumwe. Kugaragazwa ku buryo bumwe nuko byose biza biri mu ishusho y'uruziga. Ndizera ko ikibazo rwose cya 10 nicyo nkibasobanurira neza kandi kigaragaye, ndetse nicyo cyari cyoroshye cyane no gutera icumu ifu nta gutinda twise cyane. Reka dusabe sifa gato ya The Classic dushyiraho n'ikibazo cyacu cya 11. Okay, alright. Ikibazo cya 11 rwose nacyo cyamaze kugera ku nyakira amashusho cyo twise cyane kiri kubaza ngwiki. Itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rishyirwa ku binyabiziga bikurikira: A. Ibifite santimetero kibe 125. B. Ibirengeje santimetero kibe 125. C. Ibingana na santimetero kibe 125. D cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo rwose cyacu cya 11. Itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rishyirwa ku binyabiziga bikurikira: A. Ibifite santimetero kibe 125. B. Ibirengeje santimetero kibe 125. C. Ibingana na santimetero kibe 125. D cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo cya 11 rwose wasubije gane nta gutinda twise cyane. Dusubije twise ku kibazo cya 11 ndakumenyesha ko igisubizo ni B, ni ibirengeje santimetero kibe 125. Mu busanzwe amategeko y'umuhanda ubundi ibinyabiziga ntabwo binganya imbaraga, kandi ku binyabiziga bitanganya imbaraga ubundi bireruberwa mu ngufu za moteri cyangwa se mu mbaraga za moteri z'ibyo binyabiziga. Ni nkuko n'abantu tutanganya imbaraga, wowe unkurikiye ntabwo unganya imbaraga nanjye, ngiye birumvikana ko ndazibarusha. Birumvikana ko mwebwe munkurikiye ngiye mbarusha iki imbaraga, ko burangiye ubu munyumva mutambona nge ndurugabo runini nyine rufite ibibaraga byinshi cyane. Anyway, nawe rero ntago unganya imbaraga n'undi muntu muziranye, wowe wabyaye umwana wawe cyangwa se utarabyara mukuru wawe cyangwa murumuna wawe, papa wawe cyangwa mama wawe, mwese ntago munganya imbaraga. Ubwo rero ku binyabiziga byo ntabwo bizaza bivugane ngo ngiye nkurusha imbaraga nk'uko ndi kubibabwira, cyangwa se nk'uko nawe wareba undi muntu wenda afite nk'icyateruye ukavuga ngo nkurusha imbaraga cyangwa se urazirusha undi. Ahubwo ku binyabiziga byo imbaraga z'ibinyabiziga tuzirebera muri moteri, mu ngufu za moteri z'ibyo binyabiziga. Habaho rero imbaraga cyangwa se imibare runaka fatizo ku isi yose, ku isi nzima ni santimetero kibe 125. Buri kinyabiziga cyose kirengeje ingufu za santimetero kibe 125 kiba gifite ingufu zihamye kandi zifatika. Niyo mpamvu rero uzasanga ari ibinyabiziga bidashyirwaho amatara yo guhagarara y'ibara ritukura, ariko cyane ibyo bundi ni ku binyabiziga bya kera byasohotse kera. Ibinyabiziga byose akenshi by'ubu biza bifite izo mbaraga. Uzasanga rero ku binyabiziga byasohotse kera bidafite izo mbaraga ibyinshi, ayo matara atukura ya feri yo guhagarara ntayo byagiye bishyirwaho. Ariko ibinyabiziga by'ubu ngubu byinshi usanga biba bigiye biyafite. Kubera iki rero? Nuko biba bifite ingufu za santimetero kibe zirenga 125, ko nabikubwiye izo n'imbaraga za moteri z'ibinyabiziga. Warangiza ukanga gukora subscribe ngo harandu uzakura ubumenyi nk'ubu ngubu
ngubu cyangwa uzakura ubusobanuro nk'ubu ngubu. Nyamuneka sharing ibiganiro byacu bigere kure, nizere ko ikibazo rwose cyacu cya 11 ugisobanukiwe neza rwose, ariko kino cyo ntago cyari cyoroshye no gutera icumu mu ifu simbabeshye ntitubeshyanye. Ntago gutinda twese cyane, reka dusabe Sifa Gato de classe kadushyira ikibazo cyacu cya 12. Okay, alright. Ikibazo cya 12 rwose twise cyane nacyo kimaze kugera kunyakira amashusho rwose cyo kiri kukubaza ngo iki. Ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini mu muhanda wo hagati mu nzira igizwe n'imihanda A2, B3, C4, D cyangwa ni5. Turi ku kibazo cya 12. Ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini mu muhanda wo hagati mu nzira igizwe n'imihanda A2, B3, C4, D cyangwa ni5. Ku kibazo cya 12 usubije gane nagutinda. Nta gutinda twise ku kibazo cya 12 kumenyesha ko igisubizo ni B, ni 3. Burya ikinyabiziga ntago cyemerewe guhagarara hagati mu muhanda mu gihe umuhanda ugizwe n'imihanda ingahe 3, ko bundi kubisikana bikorerwa ibumoso, kandi nanone nitujya kubisikana tuzifashisha mu muhanda wo hagati nyine wa gatatu wo hagati urimo hagati. Rero ntabwo ikinyabiziga nikiba cyahagazemo kunyura naho bikorerwa ibumoso, ntabwo ari ikinyabiziga nikiba cyahagazemo aho hagati ibindi binyabiziga bizabona uko bigira gute uko binyuranaho, kuko kunyura naho tuzaba turi kugendera iburyo bisanzwe, ariko andi ninjya kunyura kuri mugenzi wa cyase kumudepansa nzifashisha uruhande ruhe rw'ibumoso. Yaro ari umuhanda ugizwe n'imihanda 3, birumvikana ko kunyura naho bizabikorerwa muri uwo muhanda wo hagati, bujijwe ko hagarara umwanya munini kugira ngo utazabangamira inyuranaho ry'ibindi binyabiziga. Simba sonore neza rata ikibazo cya 12. Reka nizere ko cyumvikanye rwose kandi kisobanutse, ndetse cyari cyoroshye cyane gutera icumu ifu nagutinda twise cyane. Reka dusabe Sifa Gato de classe gashyira ikibazo cyacu cya 13. Okay, alright. Ikibazo cya 13 rwose twise nacyo kimaze kugera kunyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Birabujijwe guhagarika igihe kirenze iminsi 7 ku nzira nyabagendwa ibinyabiziga bikurikira: A, remoruki; B, ibinyabiziga bifite moteri bitagishoboye kugenda; C, A na B ni ibisubizo by'ukuri; D cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo rwose cyacu cya 13. Birabujijwe guhagarika igihe kirenze iminsi 7 ku nzira nyabagendwa ibinyabiziga bikurikira: A, remoruki; B, ibinyabiziga bifite moteri bitagishoboye kugenda; C, A na B ni ibisubizo by'ukuri; D cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo cya 13 wasubijwe neza rwose, nta gutinda twise cyane. Nta gutinda ku kibazo cya 13 dusubije twise ndakumenyesha ko igisubizo ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iki kibazo mwereko wacu wakosora tunosonora bishatse kuvuga iki. Birabujijwe ubundi kuba wahagarika igihe kirenze iminsi 7 ku nzira nyabagendwa, ubwo ni ku muhanda birumvikana. Icyambere ni remoruki. Noneho hari ukuntu uzasanga ibinyabiziga bikururana, muanze mu byuko iyo tuvuze ngo remoruki ni cya kinyabiziga cy'inyuma kiba gikururwa, mu gihe makuzungu ni kira cy'imbere kiba gikurura, by'umwihariko kiri uzasanga shoferi yicayemo cyose no kugera inyuma, ariko ukira cyose kiba ari icy'imbere kiba ari cyitwa makuzungu, ariko kira cy'inyuma gikururwa cyitwa remoruki. Niyo mpamvu rero uzasanga ari nk'igihe ushobora gusanga umushoferi cyangwa se umuyobozi w'ikinyabiziga atwaye ikinyabiziga, ariko remoruki ikagira ikibazo bikaba ko bayicomoraho cyangwa se bayifungura bakayikuraho. Icyo gihe rero wemere kuyihagarika igihe kitarenze iminsi 7 ku nzira nyabagendwa. Iyo minsi 7 yishize utangira kugisorera amafaranga menshi umurengera. Ikindi kandi cyase polisi bayemerewe kuba yazikagikuraho mu buryo bwose ishaka, yazana breakdown ikagikunja yagira, sinzi uko nabikubwira, ariko ubyumve ko ubwo remoruki kimwe n'ibinyabiziga bifite moteri ariko bitagishoboye kugenda. Iyo tuvuze ibinyabiziga rero bifite moteri bitagishoboye kugenda, birumvikana ko kiba ari ikinyabiziga cyapfuye. Kubundi ikinyabiziga kigendeshwa na moteri ni ikigendesha, birumvikana. Ubwo rero no kuvuga ngo ikinyabiziga cyaba gifite moteri kitagishoboye kugenda, birumvikana ko kiba cyarapfuye. Bisobanuye iki rero ko ntago byemeye ko ibyibura ikinyabiziga cyawe ubundi iyo gipfuye. Ibi bimenywa cyane na bari aba boss musanga bafite za samuterera. Abariya rero buri arabizi neza yuko ikinyabiziga cye gipfiriye ku muhanda ntago cyemerewe kurenza iminsi 7 gihagaze aho hantu. Ndizera ikibazo rwose cyacu cya 13 gisobanutse neza rwose, kandi cyari cyoroshye cyane gutera icumu ifusera. Banza nacyo cyari gikomeyemo uko kino cyo kuhita ucyumva byari bigoye. Nta gutinda rero, ndizera ko mwabonye uburyo muzagisubiza. Reka dusabe Sifa Gato de classe kadushyira ikibazo cyacu cya 14. Okay, alright. Ikibazo cya 14 rwose twise cyane nacyo kimaze kugera kunyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Amatara magufi y'amapikipiki na velomoteri bigenda mu nzira nyabagendwa agomba gukoreshwa: A, igihe cyose bibujijwe; B, igihe cy'imvura nyinshi n'ibihu byinshi; C, igihe cyose no mu buryo bwose; D cyangwa ni igihe cyose ari ngombwa. Turi ku kibazo rwose cyacu cya 14. Amatara magufi y'amapikipiki na velomoteri bigenda mu nzira nyabagendwa agomba gukoreshwa: A, igihe cyose bibujijwe; B, igihe cy'imvura
nyinshi n'ibihu byinshi, C igihe cyose no mu buryo bwose, D cyangwa ni igihe cyose ari ngombwa. Ku kibazo cya 14 wasubije neza rwose, nta gutinda twese cyane. Dusubije twese ku kibazo cya 14 ndakumenyeshwa igisubizo ni C, ni igihe cyose no mu buryo bwose. Ubundi amatara magufi nyine y'ipikipiki cyangwa velomoteri ntabwo ari amatara, none urumva ni amatara magufi byibura sinamaremare. Amatara magufi rero y'amapikipiki kimwe na velomoteri nta kintu rwose aba bangamyeho, yakoreshwa igihe cyose no mu buryo bwose, haba ku manywa, haba nijoro, haba mu mvura, haba mu bihu, haba naho utekereza naho udatekereza, hose yagira gute yakoreshwa. Amatara magufi y'amapikipiki na za velomoteri yakoreshwa igihe cyose ndetse no mu buryo bwose. Ndizera ko ubonye uzasubiza nta gutinda twise cyane. Reka dusabe Sifa Gato de Classic adushyira n'ikibazo cyacu cya 15. Okay, alright. Ikibazo cya 15 nacyo kimaze kugera ku nyakiramashusho, cyo kiri kubaza ngwiki: intabaza ndangururajwi ikoreshwa gusa igihe ikinyabiziga ndakumirwa A kiri mu rugendo rwihutirwa cyane, B kiri mu butumwa bwihutirwa, C mu gihe gihurujwe, D cyangwa ni mu gihe gitabaye. Turi ku kibazo rwose cyacu cya 15. Intabaza ndangururajwi ikoreshwa gusa igihe ikinyabiziga ndakumirwa A kiri mu rugendo rwihutirwa cyane, B kiri mu butumwa bwihutirwa, C mu gihe gihurujwe, D cyangwa ni mu gihe gitabaye. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya 15 wasubije neza, nta gutinda twise cyane. Nta gutinda dusubije twise ku kibazo cya 15 ndakumenyeshwa igisubizo ni B, ni mu gihe kiri mu butumwa bwihutirwa. Mwana ko cyo kusora tunosobanura bino tuvuze ngo intabaza ndangururajwi, uzasanga kwa kundi usanga ibinyabiziga ndakumirwa bigenda nyine byashyizeho za ntabaza zigenda zivuga zirangira wi n'ibindi nk'ibyo nyine kwa kundi mugenda mubyumva. Rero icyo gihe zira ntabaza ndangururajwi zizakoreshwa mu gihe ikinyabiziga ndakumirwa gusa kiri mu butumwa bwihutirwa. Ntabwo niba uri umushoferi wenda utwara ambulance n'urugero ukabijyanye wenda ku Kinamba kuyogesha, ntabwo bisobanuye ngo uzagera washyizeho za ntabaza ndangururajwi ngo nuko utwaye ambulance, oya. Cyase wenda ngo niba wenda ugiye kuri essence, akora hari imodoka ambulance ngo kuri station ya essence niba zinywera hehe byaranyobeye. Narongo ni wijyanye nko kunywa wenda uyijyanye nko kunywesha kuri essence ngo wisange wenda uyitwaye waba ugiye kugira gute, ugiye wenda kunywesha ngo icyo gihe uzagenda utwaye ibinyabiziga ndakumirwa cyangwa se ambulance cyangwa se wenda ikindi kinyabiziga icyo ari cyo cyose, ngo ugende usanga ugitwaye ariko washyize ntabaza ndangururajwi, ntabwo byemewe. Icyo gihe bizagusaba yuko uzagenda uzitwaye ariko kandi ugize gute udashyizeho ya matara. Niyo mpamvu rero intabaza ndangururajwi zikoreshwa gusa iki kinyabiziga ndakumirwa kiri mu butumwa bugize gute, kiri mu butumwa bwihutirwa. Ndizera ko cya 15 kigaragara rwose kandi cyumvikanye, nta gutinda twise cyane. Reka dusabe Sifa Gato de Classic atuyere ikibazo cyacu cya 16. Okay, alright. Ikibazo cya 16 rwose twise cyane nacyo kimaze kugera ku nyakiramashusho, cyo kiri kubaza ngwiki: umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha n'uyu ukurikira: A kilometero 50 mu isaha, B kilometero 25 mu isaha, C kilometero 80 mu isaha, D cyangwa ni kilometero 100 mu isaha. Turi ku kibazo cya 16. Umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha n'uyu ukurikira: A kilometero 50 mu isaha, B kilometero 25 mu isaha, C kilometero 80 mu isaha, D cyangwa ni kilometero 100 mu isaha. Ku kibazo cya 16 wasubije neza rwose, nta gutinda. Nta gutinda dusubije twese ku kibazo cya 16 turakumenyeshwa igisubizo ni C, ni kilometero 80 mu isaha. Mbyumve ko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha, iyo tuvuze amapikipiki ni izi moto zisanzwe mutega, izi moto zisanzwe mutega zigenda umuvuduko utarenga kilometero 80 mu isaha, niyo twita amapikipiki. Mu busanzwe rero ikintu kizabacange mu mategeko mara ntabwo bazavuga ijambo ngo moto ntabwo ari ikinyarwanda, ahubwo tuzakoresheje izina amapikipiki buryo umuvuduko wayo ntarengwa mu isaha ni kilometero zingahe 80. Ndizera ko ikibazo cya 16 kigaragara rwose kandi nacyumvikanye, nta gutinda twise cyane. Reka tunyarukire ku kibazo rwose cyacu cya 17 Sifa Gato de Classic abidufashemo. Okay, alright. Ikibazo cya 17 nacyo kimaze kugera ku nyakiramashusho, cyo twihuse kiri kubaza ngwiki: umuyobozi w'imyaka 19 ashobora kuyobora A amatungo cyangwa inyamaswa, B ibinyabiziga byo mu nzego C na D, C ibinyabiziga byo mu nzego E na F, D cyangwa byose nibyo. Turi ku kibazo cya 17. Umuyobozi w'imyaka 19 ashobora kuyobora A amatungo cyangwa inyamaswa, B ibinyabiziga byo mu nzego C na D, C ibinyabiziga byo mu nzego E na F, D cyangwa byose nibyo. Ku kibazo cya 17 wasubije neza, nta gutinda twise cyane.
nta gutinda ku kibazo cya 17 tugisubije twisenda kumenyesha ko igisubizo ni A, ni amatungo cyangwa inyamaswa. Muri Cocokosoro tunasobanura ubundi iyo tuvuze ngo umuyobozi w'imyaka 19 abari umuntu wese nyine waba ufite imyaka 19, ariko kandi bisaba yuko uyu muntu ufite imyaka 19 byibura icyo tuzi ko turushaho yabora niki ni amatungo cyangwa inyamaswa. Ikibazo mu cyitondere cyane kiri kubazwa kitazabatsinda. Uyu muntu ufite imyaka 19 icyo tuzi cyo ntituzi niba ziwenda no gutwara ibyo binyabiziga cyangwa se nanafite n'urwo rushya rwo gutwara ibinyabiziga. Icyo tuzi gusa nuko ni umuntu w'imyaka 19 kandi icyo turi shuwa ko yayobora niki ni amatungo cyangwa inyamaswa. Twizere ko ikibazo cya 17 nacyo kigaragara kandi cyumvikanye nta gutinda twise cyane. Reka tunyarukire no ku kibazo rwose cyacu cya 18 sifa gatoya de classic bidufashemo. Okay, alright. Ikibazo cya 18 nacyo kimaze kugera kunyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki: inyamaswa zigenda mu muhanda zigomba uko bishobotse kose gukomeza kugendera A, iburyo bw'umuhanda, B, ku nkombe y'iburyo, C, ku murongo ubangikanye, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo cya 18. Inyamaswa zigenda mu muhanda zigomba uko bishobotse kose gukomeza kugendera A, iburyo bw'umuhanda, B, ku nkombe y'iburyo, C, ku murongo ubangikanye, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo cya 18 rwose wasubije gane nta gutinda twise cyane. Dusubije twise rero ku kibazo cya 18 ndakumenyesha ko igisubizo ni B, ni ku nkombe y'iburyo. Ko burya inyamaswa zigenda mu muhanda zigomba uko bishobotse kose gukomeza kugendera hehe? Ku nkombe y'iburyo. Ubu ntabwo inyamaswa zigenda hagati mu muhanda, nta nubwo buri inyamaswa zigenda iburyo bw'umuhanda, oya, ahubwo zigenda ku nkombe y'iburyo. Ko nuvuga ngo ziba icyambere ziri iburyo, ariko kandi ku nkombe yihe yaho ngaho iburyo, ntabwo zagenda hagati mu muhanda. Abantu bakica bagahita bashyira ngo iburyo bw'umuhanda, oya, ahubwo zigenda ku nkombe y'iburyo. Nizere ko ikibazo cya 18 cyumvikanye neza rwose nta gutinda twese cyane. Reka dusabe sifa gatoya de classic atisho n'ikibazo cyacu cya 19. Okay, alright. Ikibazo cya 19 rwose twise cyane cyo kiri kubaza ngo iki: kuzunguza intambike itara ritukura bitegeka guhagarara A, abageze mu masangano, B, abari hafi yaryo, C, abo iryo tara abo riganishaho, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo cya 19. Kuzunguza intambike itara ritukura bitegeka guhagarara A, abageze mu masangano, B, abari hafi yaryo, C, abo riganishaho, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo cya 19 bamaze gusubiza ngane nta gutinda twise cyane. Dusubije twise ku kibazo cya 19 kumenyesha ko igisubizo ni C, nabo riganishaho. Nuvuga ngo mwere ko Cocokosoro tunosobanura mu byumve ko kuri uzasanga umuyobozi cyangwa se wo twita umukozi ubifitiye ububasha afite itara ritukura mu mategeko y'umuhanda ari kurizunguza, kandi abo bantu ari kurizunguza nibo bazagira gute bazahagarara. Bivuze ngo nabo iryo tara riba rigize gute riba riri kuganishaho. Nuvuga ngo rero mu byibuke yuko iyo muri mu mategeko y'umuhanda dufite ikimenyetso cy'itara ritukura kigize gute kirabuza. Rero ubaye utwaye ikiyabiziga ugasaga n'umukozi ufite ububasha afite itara ritukura mu ntoki niryo ari kuzunguza, mweriganishaho nimwe mwagira gute nimwe mwahagarara, ko nimwe riba ritegeka guhagarara. Niyo mpamvu kuzunguza intambike itara ritukura bitegeka guhagarara. Igisubizo ni C, abo iryo tara riba rigize gute riganishaho. Ndizera ko ikibazo cya 19 kigaragara kandi cyumvikanye rwose, ndetse cyari cyoroshye cyane gutera icumu ifu nta gutinda twise cyane. Reka dusabe sifa gatoya de classic adushyiraho n'ikibazo cyacu cya 20 nicyo cya nyuma cy'udusozi ikizamini cyacu cy'uyu munsi. Okay, alright. Ikibazo cya 20 nacyo kimaze kugera kunyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki: ijambo remoruki ntoya bivuga remoruki iyo ari yo yose ifite uburemere A, burenga ibiro 750, B, butarenga ibiro 750, C, bungana n'ibiro 750, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo cya 20 niho turi. Ijambo remoruki ntoya bivuga remoruki iyo ari yo yose ifite uburemere A, burenga ibiro 750, B, butarenga ibiro 750, C, bungana n'ibiro 750, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo cya 20 rusubijwe nta gutinda twise cyane. Dusubije twise ku kibazo cya 20 kumenyesha igisubizo ni B, ni ubutarenga ibiro 750. Iyo tuvuze remoruki ntoya bivuga remoruki yose ariko ifite uburemere butarenga ibiro 750. Ndumva ku cyitwa remoruki nta kibasobanurire n'ikira cyemezwa cy'inyuma kiba gikururwa mu gikimbere gikurura kiba cyitwa makuzungu, ariko kandi ntabwo bira binyuzwa nabyo bikururwa biba binganya uburemere. Niyo mpamvu uzasanga mu gihe bigeze aho bigomba gusoresherezwa bazabanza bakareba bakavuga ati ese iyi ni remoruki ntoya cyangwa ni remoruki nini. Icyo rero nibigaragara ko ari remoruki ntoya
izaba igomba kuba itarenze uburemere bw'ibiro byibura 750, ariko kandi nibigaragara yuko ari remoro kinini ubwo yo yabirengeje ubwo buremere bw'ibyo biro 750. Niyo mpamvu ku kibazo cya 20 igisubizo cyabaye B. Twizere ko cyumvikanye rwose kandi kigaragaye ndetse cyari cyoroshye no gutera icumu ifu. Kandi rero reka tubashimire cyane ko mwabanye natwe kuva ku kibazo cya mbere kugera ku kibazo cya nyuma. Njyewe basuhuza kandi rwose mwari kumwe, nitwa Teacher Gakuru nk'ibisanzwe, nari kumwe na mugenzi wanjye Sifa Gato The Classic. Iyi mwari mukurikiye ni Gakuru Oneya mu biganiro byacu bya muri bisanzwe kandi bikurikira. Musharing ibiganiro byacu, mukore subscribe, hanyuma kandi mutsinde. Twize tudashidikanye ko muzajya mugera hano mutubwira uti twatsinze, byagenze neza, waradufashe n'ibindi nk'ibyo. Ibyo biganiro cyangwa izo comments rwose zidushimisha ku rwego rwo hejuru cyane. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kandi baza uburame rwose muhaye muronke. Shalom.